Breaking news. Uzaramba Karasira Aimable ariyahuye yiyahurira mu igororero ku munsi wa nyuma wo gutaha Imana ikinga ukuboko. Uyu mugabo ibinyamakuru byo mu Rwanda n'imbuga nkoranyambaga byari byatangaje ko yatashye, ariko ntabwo ariko bimeze, kubera yuko ubwo twari dutegereje ko asohoka nk'uko abandi batashye, twakiriye inkuru mbi yuko yafashe ibinini nk'uko yabisabye, kuko asanzwe abifata by'uburwayi bwo mu mutwe, afata byinshi, afata doze nyinshi, arabimira, agira krize. Uyu mwanya tuvugana ubu ni saa 3 z'imbere mu gihugu mu Rwanda no mu Burundi, ariko kandi ni saa moya ku masaha amasaha ya GMT. Uyu mugabo ari mu igororero rya Nyarugenge mu gaklinike kaho kavura abarwayi baba bafite uburwayi ariko n'ubuvuzi bw'ibanze. Ntabwo tuzi uko biza kugenda, kubera yuko byatangiye kare. Karasira Aimable yagize krize, atera amahane, abashinzwe umutekano urumva birumvikana ko ari abacungagereza, baramufata, baramuterura, bamujyana muri ambulance, bajya kumuvuza. Ageze mu bitaro agaragaza koroherwa, birumvikane ko yari afite n'imiti, aragaruka. Ubwo Maître Bikotwa Bruce yaragiye kumufata mu masaha 12, yageze mu igororero asanga uyu mugabo yafashe imiti myinshi, aho gutaha yerekeza kwa muganga. Umugabo nawe arashogoshera arataha. Ubwo twabonaga imodoka isohotse mu igororero rya Nyarugenge ya Maître Bikotwa Bruce, twavuze tuti ese aharaho uriya ntiyaba ari Karasira da? Tuhatunga kamera, umugabo arasohoka arashogoshera, turamuherekeza kugera i Nyamirambo. Ubwo twajyaga kureba niba koko Karasira yaba arimo, Karasira twamubuze. Nyuma turabaza, turacukumbura, turinjira, dushaka amakuru nk'abayataye, tuza kumenya ko Karasira araye mu igororo. Twakwibaza ngo ko yari yiyambuye, yambaye civile nk'umuntu utashye, ararara mu igororero mu ruhe rwigo? Twakwibaza ngo ararara muri klinike y'igororero ate kandi igororero ryari ryamusezereye? Ese aramutse agize ibibazo birenze ibyo yagize, kuko iyo unyweye imiti myinshi yanakwica? Ni Karasira urubanza rwe yagiye avuga ati nyamara njyewe nzapfa ntacyo nkiramira. Ni Karasira wigeze kubwira umucamanza ko afite amakuru ko ashaka kwicwa. Ni Karasira wagize trauma aho yavugije induru ku munsi wa visite. Abari basuye uyu munsi babonye umugabo washakuje bakamuterura ari nka 20. Abasuye barumirwa batese Karasira ni gute asaze kandi ari umunsi wo gutaha? Sinakubwira, inkuru ziracicikana. Nyuma ajyanwa kwa muganga, ariko mu buryo butunguranye, mu Kirundi babyita giturumbuka. Agiye kunywa imiti nk'uko asanzwe ayinywa y'uburwayi bwo mu mutwe, afata ibinini umucagato abishyira mu kanwa. Karasira aba ararabye. Nyuma yo kuraba, uyu mugabo yahise ajyanwa kwa muganga ku ivuriro ry'igororero. Mu yandi magambo, Karasira Aimable uzaramba ntabwo yatashye, araye mu igororero gusa. Uyu mugabo iyo arekurirwa ku gihe, ndavuga iki, saa 12, saa moya, saa 2, kugira krize azabyivugira nataha impamvu yagize krize, akarinda arara mu igororero yarangije ibihano. Yewe n'ubwa mbere mbibonye. Bamwe bati wowe ko watashye nimugoroba bwahumanye. Oya, ntabwo nari ndwaye. Karasira yabaye Karasira. Fi, yes. Watunguwe? Hapa nati Yarwaje isereri. Hapa nati Kuva saa 3 za mu gitondo Karasira Aimable mwirukaho, bibaye saa 3 z'ijoro, n'ubu ntawe ndabona. Abatangaje amakuru ko Karasira yatashye ni ibihuha. Karasira araye mu igororo rya Nyarugenge kubera ko yashatse kwiyahura, Imana igakinga ukuboko. Ariko bigende kariya nta gaki yashimye we. Kuki yashatse kwiyahurira mu igororero? Kuki Karasira Aimable yashatse kwiyahurira mu igororero yarangije ibihano? Mu mboni yawe? Wenda mu mboni zanjye ntekereza yuko kuki utakeza ko byaba ukuyobya uburari. Aha, byaba ukuyobya uburari. Oya, aha ni mu muhanda. Ni ubwa mbere nkoreye amakuru ku muhanda. Amakuru ya street araryoha. Ni mu nzira ivi Mageragere niho turi. Aha turi hitwa mu Rugarama. Uyu muhanda ujya ku irimbi ryafunze. Uyu muhanda turiho uva mu Miduha na Mageragere ugera i Nyamirambo kuri Ripi.
abanyarwanda batari imbere mu gihugu abaheruka hano ari igice cy'icyaro inzu ya make ya hano ni y'amadolari byibura 200. Inzu ya make iri kuri kaburimbo amadolari 200 keretse ujya hirya muri za Gobyori. Ariko aha nyine ni mu mujyi. Karasire Aimable kubera icyanywe y'imiti myinshi akayinywera mu igororero, ni ikigororero ryamutwaye ku buryo yiyahurira mu igororero. Ariko ni umuntu wagaragaye ko rundi agaragara nk'ufite uburwayi bwo mu mutwe. Ese undi yafungirwa yamye agaragara ibyo ntabwo byatungura. Abaganga b'abahanga bavuze ko uburwayi afite butamubuza kuba yatekereza no gukotorora. Niba Karasira yiyahura yasoje ibihano ntinyemo hoyi kandi yari wiyakiye imiti akayinywa bivuze ngo harimo iyo ufite uburwayi baguha imiti twibyirengagiza ararwaye. Karasire Aimable ni umurwayi. Noneho buriya abarwayi ba ya ndwara yakwaje, abarwayi ba sida banywa imiti buri munsi, abarwayi bo mu mutwe banywa imiti buri munsi. Rero Karasira bamuhaye imiti, yatsi imiti arayinywa, aho kugira ngo afate ikinini kimwe aracagatira ibinini byose ashyira mu kiganza aramira. Ariko nawe twatera ibuye gusa ikindi twatera ibuye se Pamira ntawe ntera ibuye ngewe niba yahawe ubuvuzi bw'ibanze yego nicyo nanjye ndi kuvuga. Ikindi ntabwo Karasira kubera iki ibikenerwa ngo asohoke mu igororo bitakozwe kare hari ni speculation twumvaga zuko afite imyenge ko batari mu murekuri cyari kimwe. Iyo bagusohoye mu igororero uba wasohotse. Yari yambaye ikabutura n'isengeri y'umukara na bya bibodaboda. Speculation zatugeragaho zavugaga yuko ikiri kumutse gusohoka ari iki nyine hari ubwo umuntu bavuga ko hari ubwo umuntu ashobora kongera uburwayi bwawe bwo mu mutwe bitewe no kuguprovoka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mu yandi magambo ngewe iyo nza kuba mushinzwe yatashye ku wa gatatu ku itariki 6 nari kurara nteguye ibintu byose ku itariki 5 hanyuma n'abanyamategeko be bikagenda gute bakamwita. Ariko reka mbaze umwe mu banyamategeko be Metere Gashema ni iki gikurikira ko araye mu bitaro kandi yarangije ibihano kubera uburwayi. Aranyitaba Metere Gashema Felicien kabaye uyu munyamategeko ntabwo yafata telefone kubera yuko rega kare twamuvugishije icyo none se fi yego umukoboyi ni ubwa mbere mbonye umuntu wiyahura ku munsi wo gutaha. Mbabajwe n'ukuntu nari nahinze ngo nta foto nta cyabaye netasiyo yari yazamutse. None se tuvuge ko yagize ibyishimo n'ubwo yari yifitiye nyine kuko urumva ngo batinze tuvuge ko Karasira ibihuha byatugeragaho urabizi ko batubwiraga ko yatinze gutaha karakara. Tuvuge ko Karasira yagize ibyishimo. Ibintu bya Karasira bimeze gute? None se fi ararara atashye cyangwa azatahisha? Ntabwo byashoboka aya masaha. Ntabwo byashoboka aya masaha. Jean Paul twitegiye Karasira wari ugiye gutaha yiyahuriye muri gereza bisubira urudubi arara mu bitaro yenda azataha ku munsi w'ejo. Gusa igororo ryamaze kuvivura ibintu bye byasohotse amafaranga ye bayamuhaye. Reka twumve we icyo azivugira. Nibyo koko ibiriya binini yabifasha arabimiragura? Ese ubundi kuki ari umurwayi wo mu mutwe kuki batumye afata ibyo binini? Cyangwa nuko yaratakira uwo mufungwa batari bamufiteho ubushobozi? None se niba batari bakimufiteho ubushobozi kuki bamuraje mu igororero mu ivuriro rya gereza kandi yarangije ibihano bye? Wagira ngo apfire mu nzu asohoye kurusha bari kumujyana mu bitaro. Oya igihe bamujyanaga kwa muganga ntibagombaga kumurekura. Dore ngiyo n'indi modoka arabwo RCS. Izi ni izitwaye abafungwa bavuye kwa muganga cyangwa mu nkiko. Ni ikimenyetso cyerekana ko turi mu muhanda ujya Mageragere. Aha hantu ni habi, hari irimbi ruguru hepfo habagereza n'abantu mwe hapo natinya. Reka mbashimire, nitwa Jean Paul Nkundineza wakoze fi.